ubu ni bumwe mu bujura bukomeye butazigera bwibagirana mu mateka y'isi, aho byagera kuri miliyoni 900 bayibye muri Central Bank ya Iraq. Kugira ngo wumve ingano y'aya mafaranga mu manyarwanda urafata 9 nurangiza ukube n'1300. Igisubizo nabonye byananiye kugisoma. Ubu bujura bwabaye ku itariki 20 Werurwe ahagana mu mwaka wa 2023. Bivugwa ko byakozwe n'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu abifatanyijemo n'umwana we. Uwo muperezida yahaye umwana we urwandiko rwasabaga abakozi ba banki kwimura amafaranga kugira atazangirika mu ntambara icyo gihugu cyari kigiye kujyamo. Iyo ntambara yari igamije guhirika ubutegetsi bw'uwo muperezida kuko yarayoboje igihugu igitugu. Nyuma Amerika yaje gutsinda ndetse nabasha guhishura amwe mu mafaranga yari yasigaye aho uno mugabo cyangwa se uno muperezida yari yayahishe. Ibi iyo bigiye kuvugwa mu mateka bivugwa mu buryo butandukanye, cyane ko hari n'abavuga yuko uno mugabo atibye amafaranga agamije kunyereza umutungo mu by'ukuri, ahubwo icyo yashakaga ari ukugira ngo ahoshe intambara ndetse anagume ku butegetsi. Niba uri mushya rero kora subscribe, ukande like, utere comment, unasharing no video kugira ngo dukomeze kubaka isi y'imyidagaduro ndetse tunibukiranya amateka yahashize. Ciao ciao, ndabakunda cyane, Imana ibandebera icyoroshye.